umva ukuri, inzira y'agakiza ni Yesu Kristo wenyine. Soma mu gitabo cya Yohana, igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho ni wa 29. Haratubwira ngo nguyu ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abari mu isi. Uwo ni Yesu, niwe dukirizwamo ibyaha. Ntabwo agakiza k'ibyaha kabonerwa mu muntu. Nta wagusabira ngo bikuveho, nta wapfukama imbere ngo akubwire ngo genda urabibariwe, nkuko kera byajyaga bivugwa ngo egote abusorivo epikatis tuis, genda ibyaha byawe urabibariwe byose. Oya, nta wakubwira ngo aragusengera bikuveho, ahubwo inzira yaciwe ni Yesu Kristo wenyine, niwe rembo kandi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Byanditswe he? Iyo dusomye mu gitabo cya Yohana nanone 14 umurongo wa 6 haranditswe ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ushaka ubugingo, Yesu niwe nzira. Ushaka ukuri, Yesu niwe nzira. Ubwo noneho rero bikuyeho ikintu cyari cyo cyose cy'umuntu yanyuriramo kugira ngo azagere ku gakiza cyangwa se abone uburuhukiro bw'umutima we. Ni Yesu gusa, niwe wenyine. Nta wagusengera, nta wakurambikaho ibiganza ngo ibyaha byawe biveho. Oya, ntibyavaho, ahubwo bikurwaho n'iki? Yeremiya 3 umurongo wa 13 haranditswe ngo icyo ngushakaho ni ukwemera ibyaha byawe. Mwene data, kwemera ibyaha byawe ni intambwe nziza y'umuntu atera kugira ngo yunge n'Imana. Mu gitabo kimwe cyitwa Intambara Ikomeye, urupapuro rwa 508 mu Gifaransa haranditswe ngo le premier pas vers la conciliation avec Dieu c'est la conviction du péché. Intambwe ya mbere umuntu atera kugira ngo yiyunge n'Imana ni ukwemezwa icyaha. Icyo cyaha cyemezwa n'amategeko, maze Yesu akavuga ngo mwana wanjye naragucunguye, ibyaha byawe nubwo byaba byinshi gute narabibambiye ku musaraba. Ngiyi nzira, ngiyo dukirizwamo, kuko tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho ni icya 4 umurongo wa 12. Reka tuhasome twumve izina dukirizwamo ibyaha hano muri iyi si. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo, ni irya Yesu Kristo. Nta wagusengera rero, nta mupasitori wabikora, nta mupadiri wabikora, nta wagukuraho ibyaha. Umutwaro w'ibyaha gusa ukurwaho na Yesu wenyine, niwe ntama y'Imana ukiza ibyaha by'abari mu isi. Mwene data rero, dore icyo wakora kugira ngo ibyo byaha byawe, uko kubaho kwawe kuveho utagendeye mu bitarategetswe n'Imana. Zaburi 32 umurongo wa 5 haranditswe ngo nakwemerera ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti ndatura Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe nkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Reka nkubwire ngo ukora bitatu, Uwiteka gukorera kimwe, aricyo kugukuraho urubanza rw'ibyaha byawe, warangiza ukababarirwa. Ukora bitatu, Uwiteka akagukorera kimwe, aricyo kugukuraho urubanza rw'ibyaha byawe, warangiza ukababarirwa. Bitatu ukora ni ibihe? Ni ukwemera ibyaha byawe. Icya kabiri ni ukudatwikira gukiranirwa kwawe. Icya gatatu ni ukwatura ibicumuro byawe, Uwiteka akagukuraho urubanza rw'ibyaha byawe. Imana y'amahoro iguhe kumenya ukuri. Umva ukuri rero, nta yindi nzira y'agakiza uretse Yesu Kristo gusa, niwe ntama y'Imana ukiza ibyaha by'abari mu isi. Umva ukuri.